ngo yarazi ko kavukire zizi ubwo nyine kavukiye twese muri rusange turinjije na bwenge dufite yadututse muri rusange iryo jambo yakoresheje na muntu n'umwe uri buri mushimire kuko yadututse twese aga ayareka kujomba amagambo Regis kuko yamutwariye umugore ntabwo yanakagombye no kumujomba amagambo urabona ko aga haraho avuze ati we Regis aturetse abantu bagukorera ama video n'abagukorera ibiganiro baguhisha uri kunkura umugi ati bizajya hanze nyine Regis urumva yuko nubwo ari gukurikirana umugore we ari gukurikirana mbona Regis ari gukurikirana umugore ahubwo Regis ari kubabazwa n'amagambo bari kumujomba na gahungu ni umunwara umugi urabona aho Miki yamubwiye ati ngo ni ukuvuga ngo we abashatse ndetse sinzi n'impamvu Miki batanamukurikirana Miki yashatse kugira ngo afate abantu bose bavuka i Kigali cyangwa se bawuvukamo ngo nta bwenge bagira cyane bose nta bwenge kuko yakoresheje ijambo aravuga ngo kavukire ngo yarazi ko zizi ubwenge ngo ariko nta bwenge zigira ntabwo yigeze avuga ngo Reji ngo nayizi yuko ngo uvuka i Kigali muri kavukire utazi ubwenge we yavuze abantu bavuka i Kigali bose ko nta bwenge bagira nje numva Miki ahubwo yashatse kugira ngo cyangwa se yarashatse kugira ngo atuke n'abantu ahubwo Miki numva sinzi uretse ko leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ireba abantu ikabona umuntu ari kwisararanga harimo abisararanga kubera inzara hakabona abisararanga kubera imitwe yabo utakagombye kuvuga ngo Regis ngo imoge ngo ninjya ngo kubishyira hanze kuko utabishyize hanze mbere ntubishyire hanze utaramutwara umugore Miki ese Miki wowe ukundanye na Regis uyobe yuko Regis ari kavukire ese ubonye yuko Regis adafite ubwenge kubera ko Regis umwanze yarakugejeje mu gakino gakina filmu ugacyugatukura nkuko tukubona usa imbere y'inkoranyambaga ese hari ikindi kintu ubona aragaza gukora kirengeje cya Regis nawe aho ntuzongera nawe mwashwa nukamwitimbwa cyangwa se ukamwita nawe kavukire cyane nkuko bisanzwe rero mudukurikirana ku biganiro byacu by'ubucurabwenge TV muri kumwe nanjye Kimizi muratubona neza turi kumwe na Nayera wanyu mumenyereye ku kiganiro akenshi cyane mukunda guhora nawe ndetse n'uyu musore mugenzi wanjye twegeranye ikiganiro rero ni akagaruka nkuko bisanzwe nitwa Kimizi munyamakuru w'ubucurabwenge TV hari ibiganiro byinshi cyangwa se inkuru ziri gucicikana ku nkoranyambaga murazizi muri kuzireba cyane hariho ikiganiro cyaciye ibintu cya Miki ndetse na Regis Miki ni umukobwa ubona uteye neza cyane bigomba kuba ari byo na Regis yamukundiye akaba ataramukundiye kumujyana mu kazi nkuko Miki ubona yamwigaranzuye wenda Regis akaba yaramujyanye mu mukino wa filimi cyangwa se wa comedy ari uko amubonaho ubwiza ese wowe nkuko bibona ukurikirana ku nkoranyambaga cyangwa se ukurikirana Miki koko yabaragiye kwa Regis ari gukora akazi cyangwa se yarazanywe na Regis mu byo by'inkundo byabo uriya rero nanjye amazina yanjye nitwa Rutebuka nkuko bivuze hari igihe rimwe na rimwe tubona ibyo dushaka kugeraho tubigezeho twarangiza cya kintu twabona ko twamaze kukigeraho wakeneraga kuri wa muntu kikahita kiba ngombwa yuko wa muntu wakingejejeho umusumbyi urutugu none nkahita mvuga ni uyu ntitukiri kumwe kuri iyo mpamvu rero Miki mbona yuko yamaze kubona yuko abonye amafaranga icyo yashakaga yakibonye kandi no muri rubanda bikunda kubaho ugasanga icyo wabonye wakibonye wa undi wakikugejejeho isumuterero ubwo rero niko mbibona reka tubaze n'uyu mukobwa urabona Miki yagezeho ari kwita Regis ngo n'amapine ngo ashaje yashatse kuvuga ko imodoka yari shyashya amapine agasaza ari ukujugunya nyine no kuvuga ngo Regis Miki yabaye nk'umujugunya kuko n'ubundi iyo wamaze gusaza ugasaza nka kenshi cyane nk'umuntu yashaje ngo bamubwirwe nuko yazanye imvi ariko twamaze kubona yuko imvi zitakizanwa nuko umuntu ashaje ahubwo imvi zishobora kuzanwa n'amafaranga abeje baravuga ati n'amafaranga kuko n'abana bato bafite imvi nyine Miki gufata Regis nk'amapine ashaje y'imodoka urabivuga iki Nayera murakoze ko mubizi ku mazina yanjye nitwa Nayera ukuntu ngiye rero mbyumva
abakobwa tugira defo mbi zitari na nziza cyane. Tugira defo yo kumona tumaze kubona ku mufuka twabyimbye inzobe itukura tukirya kuba tugejeje ku ibyo bintu twagezeho. Nkuko mbyumva uwo mukobwa rero Miki afite ubwibone pe ko nta kuntu umuntu yagufata ngagira hana kugeza ngo nurangiza ngo utangiye ngo umwita amapine y'imodoka ashaje. Arabona nyine ubwo arabona ko ibyamugejejeho bishaje arimo arashaka abafite ibishyashya. Uyu mukobwa rero Miki nyine ari kumva ko Regis ari umwanda imbere ye kuko afite icyo yamugejejeho. Haraho nabajije haraho nigeze mbaza nti ese muransubiza neza. Haraho nabajije ni Regis ngendagira ngo aho Regis ari imbere y'ikinyamakuru ubucura bwenge aze kunsubiza nkange kimwe. Regis yaba yarinjije Miki muri filimi amukurikiranyeho ubwiza cyangwa se uko ibone yaba yaramukurikiranye nk'umuzamura noneho akaba wenda Miki yaragezemo akabona Regis na rura rukararwe cyangwa se n'ikike akavuga ati ngewe nabonyemo n'abantu b'inzobe ndikure. Hari undi muntu yaba ari muri iriya filime cyangwa se muri iriya channel yabo yaba yakurikiranye Miki cyangwa se ko yangere Regis yuko yakennye. Urakoze birashoboka ko wenda haba harimo undi muntu cyangwa se nanone bikaba bishoboka ko ari kubona ko Regis nyine ari mubi yashaje atari mu rugero rwe akabashaka nuko yavuze yuko ameze nk'imodoka yashaje amapine. Urumva hari abafite imodoka nshyashya ni bari gukurikirana niko nge mbyumva. Uko bisa kose Miki afite undi muntu uri kumwoshya uri kumwongoza akaba ari kwirya kuri Regis wamugejeje muri sinema akaba amaze kuba umukobwa isi yose izi none akaba atangiye kumwiryaho. Birumvikana urabona Miki we ikintu bigaragara cyo ku bitangazamakuru cyangwa se ku nkoranyambaga ku mihanda ya YouTube icyo ushatse kuvuga Miki ashobora kuba amaze kugira amafaranga wenda arenze aya Regis akavuga ati nubwo uyu muntu yangeje hanga ariko sigaye murusha amafaranga. Ariko nyene nagira ngo mbwira abadukurikiye nkuko uyu mugenzi wanjye abashe kuvuga ati hari ukuntu ugera ku kintu ukagera ku mafaranga ariko hari uwayakugejejeho ukirengagiza uwayakugejejeho. Urumva Miki ikintu yakoze cyo kwita cyangwa se cyo kuvuga ko Regis ameze nk'amapine ashaje no kuvuga ngo ni ikintu gishebeje. Urumva Miki icyo yatekereje kuvuga ari ikintu kizima koko nk'umuntu wamugejeje ku murongo wa YouTube. Mu by'ukuri iryo ni isebanya ndetse kandi koko kwita Regis ameze nk'amapine ni nk'amapine y'imodoka ashaje. Iryo zina rwose n'umuntu wawe rwose kandi wakugejeje ku bintu byinshi kuri mwita ahita yumva ko ntacyo yakoze. Regis yumva ko ntacyo yakoze kandi wowe nawe ubwawe wirengagije ibyo yakugejejeho naho yagukuye. Ubwo ndi kumva Miki yahanwa cyangwa se ntabwo yahanwa ahubwo yakagombye gufata agasaba n'imbabazi Regis nubwo babanganye bakaba bafite ibindi bintu banganye bapfa ntarirarenga rwose niba ari ibintu bapfuye bakaba bapfa ibintu by'amafaranga wenda hari ukuntu umuntu w'umugani wawe umugeza ku kintu wamara kumugeza ku kintu akagusumbya niba waramuhaye inka imwe akaba afite nk'inka nk'umunani wowe ukiri kuri ebyiri wenda bitewe n'ibibazo ugihura nabyo cyangwa se hari abantu barya nabi hari n'abantu barya neza. Ariko ngenda ngira ngo numve Miki gufata Regis nk'umuntu wamwinjije mu gakero cyangwa se umuntu wamwinjije muri comedy akaba ashaka kugira ngo baterane amagambo buriya rega yakabaye kumufata nka boss kuko Miki buriya ni Regis ni boss we. Ariko se ni iki nibuza twebwe twamaje kuvuga kuri Miki Regis winjije agakino kuri Miki niki twamuvugaho Regis hari ikibi yakoze yakoze nabi niki wavuga kuri Regis? Murakoze kino navuga kuri Regis ntabwo nyeka ko Regis ari we munyamakosa bako yinjije uriya mukobwa Miki mu gakino nawe ntabwo yarazi yuko azamuhinduka. Ntabwo nyine yarazi ko azamuhinduka uwe yamujyanye ashaka ko yaramujyanye amukunze cyangwa akaba yaramujyanye kuko yamubonyemo impano umukobwa amara kubona ku biceri akamwiryaho. Rero ikintu nabwira Regis we ntabanze amenye se kuko uyu mukobwa agamije hari undi uri kumugendaho ufite amapine mashyashya uri kumugendaho waguze amapine mashyashya y'imodoka cyangwa se n'abantu bari kumujya mu mutwe ngo bamwumvishe ko Regis ari umwandi ruhande rwasanga n'uwo mukobwa nawe ari kwirukira mu bintu cyangwa akaba afite n'abandi bari kumukurura bamwirukankana kugira ngo bamushwanishe nawe noneho Regis arakare ahita amwirukana muri sinema. Ariko ikintu nabwira Regis we nabanze yitonda shishoze amenye se uyu mukobwa ubundi uri kungira gutya kandi azikarenje wamuteje imbere ni ihe mpamvu iri kubitera.
aga rero promote nubwo tubona nyine yatwaye Miki akaba yaramutwaye Regis akaba akomeje nyine gusa nkaho baterana amagambo naga nukuvuga ngo ni ibintu nyine bisanzwe. Amapine macyashya rero Miki yashatse kubwira Regis ni nyine nuriya mugabo bari kumwe riwe aga bari kumwe. Nuvuga ngo niyo mpamvu rero Regis nawe yashereje Miki amubwira ati cyangwa se ababwira hagati uwo mugore si uwawe nubwo yaba ari uwawe na aga afite undi mukobwa yateye inda uri mu gihugu cya Norvège. Urumva amapine macyashya rero ari kuvuga nayo ngayo ariyo mpamvu ubona Regis nawe yababaye cyane kubera ko bamwise ngo na gahungu ari kumubwira ati ntabwo ndagahungu ati ntunyisa gahungu ati ngewe iyo umvuze cyangwa se ukamvugaho nge niyicariye ati iyo mpagurutse birakugora. Urabivuga y'iki byo Regis ari kuvuga urabona Regis aricyo azatwara aga kuva yaramutwaye umugore akaba yaramumutwaye akaba yamutwenge numva Regis yatuza kuko uraza kuza kumva aho Miki nawe ari kubwira Regis ndetse naga promote ari kubwira Regis amubwira amagambo akakaye cyane. Wowe urabyumvute kuri Regis? Aha rero nanjye uko ndi kubyumva biragoye kandi biranababaje. Kwifata ukicarana n'umukobwa ukavuga umusore wagukuye ahantu kure cyane akakugeza ku rundi rwego none ruri kure cyane ukavuga ngo agahungu urumva yaramushereje ngo na gahungu kandi icyo gihe yahise anapfobya ibyo yamugejejeho. Ariko ngewe uko ndi kumva Regis yatuza ntagendere ku magambo bari kumuvugaho kuko niba nakomeza kubyinjiramo cyane ibyo yari arimo akora birasa nk'ibisubiye inyuma ariko nabitera umugongo akikomereza ibye business irakomeza izamuke. Aga rero nawe aga natuze oya ntabwo aga yatuza kandi aga ahubwo ngiye twumva ngiye numva aga ngiye ukuntu byumva nkanjye kimizi numva aga ayareka kujomba amagambo Regis kuko yamutwariye umugore ntabwo yanakagombye no kumujomba amagambo. Urabona ko aga haraho avuze ati we Regis aturetse abantu bagukorera ama video n'abagukorera ibiganiro baguhisha uri kumwe urumogi ati bizajya hanze nyine Regis urumva yuko nubwo ari gukurikirana umugore we ari gukurikirana mbona Regis ari gukurikirana umugore ahubwo Regis ari kubabazwa n'amagambo bari kumujomba na gahungu ni umunwara umogi. Urabona aho Miki yamubwiye ati cyangwa se yamubwiye ati wowe ati nyene nzi yuko kavukire munsi ubwenge ati kavukire n'ubuntu bw'ububwa ati kavukire nta bwenge mugira ari nkawe nk'umuntu mwashakanye n'urugero nk'umugabo mwashakanye akubwiye ngo nta bwenge ugira uri kavukire wabivuga wikiri yego urakoze njyewe rwose ari nko twashakanye cyangwa se dutetana akambwira iryo jambo namureka nyine kuko yamaze kumfata nk'ikigo ry'uruhande rwe njyewe namureka Regis nareka uwo mukobwa areke kwiruka inyuma y'uriya mukobwa kuko nzi neza ko uwo muhungu ngo nawe ni aguri gushuka uriya mukobwa akaba ari kumushuka amwiteretesha kandi abizi neza ko afite undi mugore mu gihugu cyo hanze ntabwo uwo muhungu nawe amukunda. Oya ni ukuvuga ngo Miki ni ukuvuga ngo ntabwo aramenya niba koko uyu muhabara we niko twanamwita ngeze nongera no kwita no ku mazina ye cyane kuko twamaze kumuvuga haruguru. Uyu muhabara we niko turi bumwita uyu muhabara we utumye yanga Regis akaba utumye ata Regis nyuma amwita imbwa cyangwa se amwita agahungu kandi yarazi yuko akimwinjiza mu mukino wa filimi cyangwa se wa cinema yaramwitaga wenda sheri we cyangwa se akamwita boss akaba atangiye kumwita gahungu. Nge numva ataramenya yuko nibuze iri habara ye ifite undi mukobwa yatenda muri Norvège. Ndabeshyara wenda mbere ko gusubiza numvaga nasubiye inyuma gatoya impamvu nakubwiyaga yuko aga yatuza ni aga yaje asanga uno mukobwa na Regis bafitanye umubano noneho undi nawe aza yinjira mu bantu bamenyanye kera wenda ashoye ibiceri kandi none ashoye ibiceri afite naho yamugejeje kandi none wibuke ko hari igihe yigeze kuvuga ngo abakunda bombi kandi akabakunda cyane sibyo ubwo rero ari Miki ubyivugira ubwo nge navuga ngo niyo mpamvu navuze ati aga niyitonde ntaramenya aho byose bishobora kurangirira sibyo naho ubundi nkurikije uko warumbwiye ari ngiye nabona yuko ibyo barimo nanone hari igihe byaba ari n'amatiku ari ahadafite ngewe uko mbibona aga promote nyine numva ari nk'umuntu w'umugabo ushaka gushaka
umukunzi we nk'uko Miki wenda yamujyanye akamutwara Regis, nge numva umuntu w'umugabo atakagombye gufata umuntu nka Regis ngo amubwire ngo izo mugi zawe ngo ahuze inkwera ngo cyangwa se ngo abakweditingira cyangwa se ngo abagufata ama video ngo batazerekana. Ese aga promote wowe ubwawe utarashwana na Regis ko Regis byanga bikuri mwabaye inshuti cyangwa utaramenyana na Miki, wigeze uvuga iby'urwo rumogi cyangwa bivuze ari uko utwaye umugore we utwaye umugore wa Regis ugira ngo wenda ubike muri Regis ubwoba ye kugira ikintu avuga, ye kugira ikintu atangaza cyangwa se ngo agaragaza akababaro ke ukavuga urumogi. Urwo rumogi kutari umugaragarije mbere yuko wabwiwe n'iki karunga ku kintu hakintu wavuze mbere yuko umutwara umugore, aho ntabwo yaba ari kubivuga yuko wenda ari uko wenda abonye mutwaye umugore. Ko bisa kose nge ndumvira ingira ari itikuri dafite aho rishingiye. Wamugani kuki atabivuze mbere akaba bivuze ari uko batangiye guhangana bombi bapfa umukobwa. None se agawe ngi hari ikindi kintu nibaza agawe kanka we nkoze ni yeshingano ni ye gahunda uzi neza cyangwa se ni yeshingiro ufite uzi neza yuko uyu mugore yabaye wawe koko. Niba uko mbona uko yanze Regis cyangwa se uko amutwaye Regis nawe ari nk'ukundi yamugupapura utakagombye kuvuga ngo Regis ngo imoge ngo ninjya ngo kubishyira hanze kuki utabikiza hanze mbere ntubishyire hanze utaramutwara umugore Miki. Ese Miki wowe ukundanye na Regis uyo yuko Regis ari kavukire? Ese ubonye yuko Regis adafite ubwenge kubera ko Regis umwanze yarakugejeje mu gakina filmu ugacyugatukura nkuko tukubona usa imbere y'inkoranyambaga? Ese hari ikindi kintu ubona aragaza gukora kirengeje cya Regis nawe aho ntuzongera nawe mwashwa nukamwitimbwa cyangwa se ukamwita nawe kavukire cyane cyangwa se nubwo atanahavu? Ese waba wamenye yuko uwo mukobwa yari bikubwiye ati nyamfite umugore nubwo tugiye kubana mfite umukobwa nateye inda muri igihugu cya Norvège? Miki yarabikubwiye? Nje numva we Miki utakagombye gufata Regis ngo umwite kavukire itagira ubwenge ngo waruzi ko kavukire itagira ubwenge akikwinjiza mu gakino kuki utavuze ngo Regis ntabwo ninjira mu gakino ka Regis ni kavukire? Ibi ni se banyagira icyo bivuga umuvandimwe. Nje biranambabaje cyane nka kimiza. Mu mugani wa Kinyarwanda baravuga wirukira ibigusiga ugasiga ibigusanga. Sibyo? Umugani wa Kinyarwanda. Umuntu yakwitayeho ntaho ufite nta shingiro, none ubonye ugeze aho ugira ishingiro wowe uragize ute uramutaye ngo nikavukire. Ntuzi neza uwusanze, sibyo? Umutima afite umutima we yego yo kuwugira ngo mugirane kure cyangwa se ari ukugira ngo akurire ibyawe wamaze kwibitsaho, sibyo? Urumva ni ikibazo kiri shoke kandi nanone kigoye cyane. Nge numva Miki atakagombye guhita yihenura kuri Regis ngo Regis ngo ni kavukire. Miki akagombye gufata raga promote akavuga tese reka manze ntuzi kuko raga ejo bundi promote ejo bundi ashobora kugutera umugere tukabibona ku mihanda ya YouTube nawe tukakuvugaho tukavuga ukuntu wihenuwe kuri Regis akakubwira ati uko wanze Regis nanjye niko wanyanga ati cyangwa se ibyo Regis yagukoreye n'ubundi mbikukoreye nawe wanjugunya kuko wowe ntabwo wowe Miki ntabwo wigeze ugaragaza imbuto Regis yakwereye nta nizo weze kuko Regis akugejeje ku gakino amaje kugugeza ku gakino aragutukuje ubaye mwiza. Regis ubonye yuko ubonye raga promote umaze kubona ko nta cyamaze. Nje ubwo numva raga promote yakagombye kuvuga ati ese uyu muntu wajugunye umuntu wamutangije akazi agakora nge yazangenza ateka nasanze tumeze guri none wowe ubwo wowe uratangira ngo urumogi wararumufatanye urumogi wararubonye urumogi kutarugeze mutaranase wowe ahubwo ngewe dora gakino uwo mukobwa ari kubakina nuko ari kubabwira ngo ngewe uyu ndamukunda n'uyu ndamukunda. Ese akundane akundane muri mwebwe ko mwese mumeze nk'agati kari muruzi baca umugani mu Kinyarwanda ngo utazi indagano y'iminsi yitugunyira inshuti. Nge numva Miki utakagombye kwihenura kuri Regis na Regis icyo nakubwira Regis komera tuza wibabara ngo bakwisa gahungu uramaze tuza wowe tegereza ureba gakino ka aga promote nuriya mukunzi wawe hoza ari umukunzi wawe na ibyo kuvuga ngo urumogi byo ntabyo yagufatanye. Mu Rwanda aracyari abana. Mu Rwanda hari abantu bashaka imirimo, hari abantu bashaka abakunzi. Nge numva ibyo bintu Regis bitakamurakaje cyane ngo yirirwe arakaza umutima nawe ngo baterane amagambo no guterana amagambo. Kinege we niyumve ko nyine umukobwa mwanze ngababare niyumve ngo umukobwa yamututse ngababare. Mw'iki gihugu cy'u Rwanda haracyari abakobwa beza kandi bafite byinshi byo kugeraho. Uyu mukobwa urimo
kubakina mwembi icyo nzi cyo uwo musore ngo ntiyaguna ko ni n'umugabo kumfishikaye n'umugabo nawe azabyicuza nyuma aho umukobwa azatangira kumwita ngo ni imbwa n'ingegera atangire kumusebya nk'uko nawe yabigukoreye we tuza uwo mukobwa umureka ubundi ubanza unamenye se ubundi umukobwa azagira kuki naguma kungira gutya oya aga wenge ntabwo nabura kubivugaga n'inzimuzi umuntu w'umugabo arazimuna ngo nakubonye ngo ngiye ngo nakubonye ngo urwo rumogi ahubwo we baricaye bararusangira yakavuze ati twararusangiye yimuhindukirana ngo avuge ngo urwo rumogi kandi atararumufatanye ararinda avuga ngo ngiye ubwanjye Kimizi nk'umunyamakuru w'ubucurabwenge TV ngiye ntabwo nshobora kuvuga ngo ngiye ngo nubwo twabikoranye turi babiri twasangiye ikintu turi babiri ntabwo ushobora kubwira abantu ngo twasangiye iki kintu nta kigaragaje babwirwa n'iki ko twakiriye uriya aga aravuga ngo Regis yanyweye urumogi harumubonanye gihamya n'abagabo ndongera ngewe nenge Miki reka nkubwire n'ubu ngenda kunenze ibintu wakoresheje byo kuvuga ngo Regis ngo ni kavukire ngo kavukire ntizigira ubwenge ni ukubera iki we ni wowe ahubwo utagira ubwenge we Miki ni wowe utagira ubwenge we wagiye kureba Regis ubizi neza ko ari kavukire aho umenyeye ko ari kavukire akwigishije kujya kuri toilette akwigishije kwisiga amavuta akwigishije kwambara ikanzu nziza akwigishije kwisukisha ukaba umuhindutse ngo ni kavukire ahubwo injijije ni wowe banza wegerera aga umwegere nawe umukame numara kumukama ngo nawe ukame ikimasa ariko uragikamye ngo mugende umukame nawe azamera gutyo nkuko ugize Regis kuko ntabwo wowe yakabonye ko Regis ari kavukire ngabera mugiyeho ari uko amaze kumwigisha kwambara wese kubyumva namubaza ikibazo kimwe etese yamenye ryari yuko kavukire nta bwenge zigira abimenye mu mwaka umwe abonye habara biriya tubyita guhabara nibyo nibaza sibyo kwifata ukabwira umuntu w'umusore w'umugabo erega n'umugabo nubwo yaba ataragira umugore ya n'umugabo kuko umugabo ni ibikorwa sibyo umugabo ni ibikorwa n'ibitekerezo ntabwo umugabo ari kavukire kugira ngo afate umuntu amuzamure ubwo afite n'abandi wenda runaka yagiye azamura ku mpande urumva kugira ngo mwite ngo ni umusore ni agahungu bishatse kuvuga ngo nta kintu afite cyangwa se nta kintu yamugezaho yamupfobije kandi nyamara ubizi neza ko ari we ubizi noneho rero icyo navuga namubwira ni gusererezanya ngo kavukire nta bwenge iryo jambo rwose iryo yonyine nitoteza nese ubu kavukire zose zihari ngo ni ukuvuga ngo we abashatse ndetse sinzi n'impamvu Miki batanamukurikirana Miki yashatse kugira ngo afate abantu bose bavuka i Kigali cyangwa se bawuvukamo ngo nta bwenge bagira cyane bose nta bwenge kuko yakoresheje ijambo aravuga ngo kavukire ngo yarazi ko zizi ubwenge ngo ariko nta bwenge zigira ntabwo yigeze avuga ngo Regis ngo nahinzi yuko ngo uvuka i Kigali muri kavukire utazi ubwenge we yavuze abantu bavuka i Kigali bose ko nta bwenge bagira nge numva Miki ahubwo yashatse kugira ngo cyangwa se yarashatse kugira ngo atuke n'abantu ahubwo Miki numva sinzi uretse ko leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ireba abantu ikabona umuntu ari kwisararanga harimo abisararanga kubera inzara hakaba n'abisararanga kubera imitwe yabo leta y'u Rwanda ni inyamahoro ari nk'ahandi bakagombye kwibaza se umuntu arafata abantu bose akababwira ngo nta bwenge bagira Regis rero nawe yakagombye kureba kiriya kintu Miki yakoze akareba akumva n'ira jambo yamubwiye ko nta bwenge akavugiye agira akamufata nk'umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe cyane tukamufata nk'umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se ubumuga bwo mu mutwe kuko ari umuntu ufite ubwenge uzi ubwenge ntabwo yakagombye kuko agabo nawe aho wicaye niba uwo mukunzi wawe cyangwa iyo habara yawe yavuze gutyo ikavuga yuko kavukire nta bwenge zigira wakagombye kwegera ukayivugira ati jya ukoresha iri jambo bakoresha iri jambo niba wowe ariko ibisabirasabirana wasanga nawe wumvishe yuko ijambo yavuze yakoresheje ari ryiza akarishima ndabeshya Naira ntago beshya ibintu rwose Miki yakoze byo kutuka abantu muri rusange ngo yarazi ko kavukire zizi ubwo nyine kavukire twese muri rusange turinjije nta bwenge dufite yadututse muri rusange iryo jambo yakoresheje nta muntu n'umwe uri buri mushimire kuko yadututse twese Regis ngereka nkubwire Regis ku Bucurabwenge TV nitwa Kimizi wowe ushake wandike muri comment ugira ikintu umbwira ngo ufashe Miki yigutuka ntacyo utamukoreye ndetse n'abandi uracyabe bakorera uri umusitare nta n'icyabuza nta n'ikiribo kubuze kuba umusitare ariko Regis kandi uzaburi nawe cyangwa Regis ikintu cyaguhangakeje cyereka niba kamera wakoreshaga ari iya Miki cyangwa se sound wakoreshaga ari iya Miki niba machine wakoreshaga hahura hangayika
urahangayika niba ari wowe cyangwa ari wowe guteje imbere. N'aba banyagisuma muri kumwe n'abande bose bagushyigikire bagufate mu mugongo, n'ababiri inyuma mu kujyanwa k'umugore kwawe wowe ubatera umugongo, numara kubatera umugongo ugomeze wikinire filime sha. Abanyarwanda barahari bazadukandira tubona andi mafaranga, abakobwa barahari wangaje abandi. Gusa ujye wirinda kwangaje bari abakobwa ngo bakize amaganyine nibamara kugira n'ujye ubona umukobwa atangiye kuzana akeza ujye ubanza umuhe piriave, ubanza amenye ubwenge. Urabona yuko wabikururiye cyane, umaze kubikururira cyane Miki waramwikururiye, umwiyumvamo nawe akwiyumvamo, kumbi wari kugukina agakina. Siko ubyumva mugenzi wanjye cyane rwose cyane. Rero ngewe numva ubutumwa twagenda dutanga cyangwa se twatanga kuri Miki ubutumwa twamuhaye, yamaze gukoresha ijambo ritari ryiza, aga nawe promote ikintu namubwira cyo nk'umuntu w'umugabo, nongere nkimusubiriremo, ntazongere kujya zimura nk'umuntu w'umugabo kubera ihabaraye ngo bari mutwara ubwenge, imutwara ubwonko, yumve yuko yavuga ikintu cyose yiboneye. Ntiyongere gukoresha ijambo ngo Regis ngo ashatse ngo ibyimogi. Regis ni umwana ku buryo ashatse kuvuga se ko Regis acuruza urumogi cyangwa ahubwo aga ni urumushyira warumushyiraga byanashoboka kuko nta handi kugitangazamakuru biri kugaragaza ko Regis nk'urumogi na hamwe aga promote kubera yuko azi yuko ari gushaka kugira ngo amubike mu ubwoba, ntiyongere kuvuga kubyerekeye ku mugore we ku mugore w'abandi yatwaye, ari guhita avuga ngo urumogi kereka niba ari warumushyiraga. Ariko reka nkubwire aga natongera kurukuzanira nawe ntiruzongera gukandagira iwawe. Kuva mwamaze guterana amagambo aga ntabwo azongera kurukuzanira, tuza nta rumogi ruzakugerera iwawe. Ku kinyamakuru cyawe nk'uko yavuze ko mu imbere y'ibitangazamakuru cyangwa se ku nkuru usohora wajyaga uri kunywa urumogi ngo bakweditinya n'ibiki byose nk'uko abivuze hariya ngo ntibabivuge, wazabivuga rukuzaniye kandi nawe narukuzanira uzahita umufata mu ijosi ati dore agazanira urumogi. Urumogi ruzakugira gute se natarukuzanira? Wowe siko mubyumva se? Yego niko twese kandi buriye icyo maze kubona cyo aga nibazi neza yuko uno mugabo Regis ari kunywa urumogi akaba ataranabigaragaje, nabyo ni isebanya n'ibihuha kandi nta gihamya afite. Uwo ni amatiku nta kintu. Oya ntabwo nabura kubivuga, aga kuvuga kuri ya nyine nagomeje mbivuga, kuvuga ngo Regis akoresha urumogi ngo mu gihe ari gukora ibi nibi no kugira ngo Regis agire ubwoba, kuko kira n'icyaha kiri kuvuga mu gihugu cyacu ko ari cyo umwanzi wacu ari umucuruzi w'urumogi cyangwa se abanywa urumogi. Akenshi n'abacuruzi b'urumogi nibo banzi dufite, aragira ngo mubike mu ubwoba ku buryo atazongera gutekereza kuri Miki. Ariko nyine numva n'ubundi Regis atakunye no kumutekerezaho akamwihorera, Regis agakomeza akikinira gahunda ze. Ninka kazi bashaka kumuha ariko nitutse. Reka dusoze kino kiganiro mugira ubutumwa muha bamwe muri abangaba, uraho ubutumwa Regis, wowe uraho buhamya aga promote, nanjye ndabuha Miki. Jewe rero aga ikintu namubwira ati natuze. Yego sibyo kuko umukobwa muri wagiciye inkondo se ugicundamo niko baca umugani. Noneho kandi nkuko azi neza yuko Regis yabanje agasiwe nawe waheruka n'undi yakurikiye urakoze cyane. Cyo nabwira nti ni ukwitonda nawe akagenda gake. Icyo nabwira Miki rero, Miki ngende nagira ngo nkubwire yuko uwaguharuriye umuharuro ari Regis, ari nawe kugejeje aho ngaho kugira ngo umwirengezeho. Nge numva wenda kuba wamwanze byagushimishije, ariko ukibuka ukagira ubwenge bwibutse, kereka niba ufite ikibazo cy'ubwenge bwibutse, ukagira ubwenge bwibutse yuko Regis ari aho yagukuye cyangwa hari naho yakugejeje. Regis kino nabwira Regis rero natuze we akomeze imikino ye yose nk'uko bisanzwe, ariko uwo mukobwa agenda, abakobwa baracyahari. Kitabuze mu Rwanda, niba bavuga ngo itabuze mu rutoki na amashara cyangwa se amakoma, abakobwa mu Rwanda barahari. Niyikomereza imikino ye, abamuvuga tuze, abamutuka tuze, bakomeza sinema yakomeza bavuga nagera imbere, noneho anabarenge ye gukomeza no guterana amagambo nabo akomeza bareke. Nzi neza ko umukobwa azagira inyuma akabona ko ibyakoze atebya akifuza kumugarukira. Ngewe nyine reka nsoze mbwira Regis umwanya uri gufata uta ku nkoranyambaga utera amagambo n'abari abantu wakawukoresheje ahubwo utera imbere kugira ngo babone ko uhari. Murakoze.